igitangaza mu minsi 3 ku buzima bwawe. Umaze igihe utegereje Imana, ariko ndagira ngo uyongeremo imbaraga. Uze dusengana aya masaha. Ndumva ndi mu mwuka wo kuremesha igitangaza. Ndumva hari ibintu byanze kuzura tugiye kuzuza. Ndumva hari ibintu biri kutuzenguruka tugiye guhereza iminsi 3 kugira ngo tubone ubutabazi. Uyu murinzi ngo yaravuze ngo bugiye kwira buhite bucya. Ibintu byari byije cyangwa byashakaga kwira, nitsira mu minsi 3 buhite bucya bigaragara. Imana usenga turabasuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana, nizere ko muraza kuryakirana yombi. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, arajinga abagezeho ijambo ry'Imana yabateguriye, nizere ko muraza kuryakirana yombi, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Murakoze cyane, reka tumwakire. Haleluya. Amen. Shalom shalom. Indamukanyo yacu ni Yesu ashimwe. Tunejejwe n'Imana ko ngiye kutugirira icyizere tukaboneka imbere yanyu. Tumaze iminsi tutaboneka, ariko si ku mpamvu zacu, ariko Imana yatwemereye turongeye turabonetse. Rero reka dutangire dusenga Imana ubundi tuganire. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wabanye natwe, watubereye Imana bikomeye, waraturwaniriye uduhagararaho, watubereye ibyiringiro. Yesu, mbere yawe niho turi, urukubane natwe, tubere protection y'ubuzima. Wafashije abacu, wagiriye neza Abisirayeli, abafasha mu rugendo bavuye amahoro. Natwe dusabye ko wadufasha muri iyi minsi turimo ruhije umugenzi. Hira umuntu wese urudukurikiye, umufashe mu gihugu cyose aherereyemo, ko agukeneye akubone, kandi ukomeze kutubera Imana n'umurengezi. Mu izina rya Yesu wabambwiye rimwe gusa, amen. Hariho mpamagara Ariseyiri, ati mbe murinzi ijoro rigeze he? Umurinzi ararangurura ati mwumve, kandi mwongere mwumve. Hariho umpamagara Ariseyiri, ati mbe murinzi ijoro rigeze he? Umurinzi ararangurura ati mwumve, kandi mwongere mwumve. Yewe murinzi we, yewe murinzi we, mbese ijoro rigeze he? Mbese ijoro rigeze he? Mbese ijoro rigeze he? Yewe murinzi we, yewe murinzi we, mbese ijoro rigeze he? Mbese ijoro rigeze he? Mbese ijoro rigeze he? Mbese ijoro rigeze he? Umurinzi ararangurura ati dore bugiye kwira, kandi bwongere buke. 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 Haleluya.
ndagira ngo mbabwire yuko iminsi turimo ni iminsi yo kubaza umurinzi, tukamubaza ngo mbese ijoro rigeze he? Hariho amajoro abiri. Hari ijoro ry'ibibazo uba urimo ugasenga Imana kugira ngo wumve aho iryo joro rigeze, ubwira Imana ngo izigufashe. Hari irindi joro ry'igitondo tujya tuvuga, irindi joro ryo kubaza ngo ijoro rigeze ngo buke dutahe iwacu. Uyu mwanya amajoro abiri nimba ari imbere yawe, ndagira ngo usabe Imana ubufasha kandi uyibaza aho igihe kigeze. Kandi nimba ufite ijoro ryo mu isi, ubaze umurinzi wawe aho rigeze. Ariko umurinzi yarasubije ngo bugiye kwira, nibumara kwira burahita bucya. Abantu bwari bwije, ndagira ngo mufashe dutere haleluya yuko bugiye gucya. Imana ishimwe. Umuntu wari ufite uburwayi bwaramwiriyeho, niyumve yuko Imana ibukuyeho bukeye. Wari ufite ibibazo yaburiye igisubizo, nyabwira umwami we avuga ngo ndagushimiye kuko bukeye. Umuntu byari byanze navuge ngo biremeye kubera Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge rero, iminsi turimo tuyisengemo kandi twumve yuko amajoro yose atazaduhoraho, ahubwo amajoro agiye gucya. Nubwo yakwira cyane, umwijima ukaboneka cyane, ariko wizere ko bugiye gucya. Imana iguhe umugisha. Reka dusome muri Ezira ibice 6:13. Urusengero rwuzura barutaha, baziririza Pasika. Hanyuma Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetari umwami Dariyo yabatumyeho, babisohoresha umwete mwinshi. Nuko abakuru b'Abayuda barubaka, babibashishwa no guhanura kwa Hagayi umuhanuzi na Zakariya mwene Ido. Barayubaka iruzura, kuko itegeko ry'Imana y'Abisiraheli ryari riri, kandi no kubw'itegeko rya Kuro na Dariyo na Atitanerusi umwami w'Ubuperesi. Iyo nzu yuzura ku munsi wa 3 w'ukwezi kwa Dari, ku mwaka wa 6 wo ku ngoma y'umwami Dariyo. Maze Abisiraheli n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bavuye mu bunyage bagira umunsi w'ibirori wo gutaha inzu y'Imana banezerewe. Ubwo batahaga iyo nzu y'Imana, batambye nk'ijana n'amasekurume y'intama 200 n'abana b'intama 400, kandi batambira Isiraheli bose amasekurume y'ihene 12. Uko umubare w'imiryango y'Abisiraheli wari uri, aba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Bashyiraho abatambyi uko imigabane yabo ikurikirana, n'Abalewi n'abajya mu bihe byabo ngo bakorera Imana i Yerusalemu, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo urusengero rwuzura barutaha baziririza Pasika. Ijambo mfite riravuga ngo Imana ije kuzuza ibyawe bitari byuzuye. Mu by'ukuri urusengero bari bararindiriye kurwubaka cyangwa bari bararutekerejeho, ariko batanari bamaze kurutekerezaho babona ntabwo bazabyishoboza, bahitamo gusenga Imana ngo bayibwirize ibafashe. Mu by'ukuri bumvisemo ko hari imbaraga Imana ibazaniye, bumvisemo ko hari imbaraga Imana ije gukorana nabo, bumvisemo ko hari imbaraga Imana ibaramburiye akaboko. Barangije baravuga ngo nimuze noneho tujye inama, muze twongere tubivuge. Babaza umwami bamusaba igihe cyo kubaka Dariyo. Arangije abaha iminsi 3. Amaze kubaha iminsi 3, turasomye ngo ubu bwabo bishyizemo imbaraga ko bagomba kubaka, Imana ikabafasha mu minsi 3. Bamaze kubyiyumvamo, Imana nayo bumva yuko ibashyigikiye. Ariko ngo n'uyu mwami Dariyo nawe abaha kubaka mu minsi 3, ariko ngo bamaze kubyumva ngo biyongeramo imbaraga barubaka. Iminsi 3 bababuzuje urusengero. Turasomye ngo biyongeramo imbaraga. Hari ibintu byaguciye intege, hari ikijoro cyanze gucya, hari ukuntu uri kugenda ukabona bwanze gucya, ukabona burakije, ariko Imana irambye ngo ninkubwire ngo bugiye gucya.
ahubwo uyongeramo iyindi mbaraga yo kubaka, ongeramo iyindi mbaraga. Fata itagiye kuvuga ngo mu minsi 3 hari ikintu kiri bukoreke, numara kubyizera Imana iragufasha gikoreke mu izina rya Yesu. Imana yabashije abatanayeli ngo barubaka, bamaze kuzuza ngo bahita bakuramo n'ikintu gikomeye cyane ngo cyo gukoreramo Pasika, ngo batambye nk'ijana zirenga, batanga intama, ngo barangije batangamo ibitambo by'Uwiteka byo kumushimira, kubera yuko yabafashije, akumva gusenga kwabo, akumva gutabaza kwabo, akumva kwinginga kwabo. Aho uherereye hose hari ibintu waburiye igisubizo, ariko Imana iguha igisubizo, nawe uziririza umunsi mukuru. Imana iguhe kuzuza ibyawe bitari byuzuye mu minsi 3. Ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikiye ko kuri iyi saha tugiye kurema igitangaza mu minsi 3 ku buzima bwawe. Umaze igihe utegereje Imana, ariko ndagira ngo uyongeremo imbaraga, uze dusengana aya masaha. Ndumva ndi mu mwuka wo kuremesha igitangaza, ndumva hari ibintu byanze kuzura tugiye kuzuza, ndumva hari ibintu biri kutuzenguruka tugiye guhereza iminsi 3 kugira ngo tubone ubutabazi. Uyu murinzi ngo yaravuze ngo bugiye kwira buhite bucya. Ibintu byari byije cyangwa byashakaga kwira, nibyira mu minsi 3 buhite bucya, bigaragara Imana usenga, bigaragare gukora kw'Imana twiringiye. Iyi Mana yabonekeye Mose mu gihuru cyaka umuriro, yaramubwiye ngo kwetura ahure nahera, amaze gukweturira amuvugisha. Haleluya. Imana arahana igiye kugusanga, sinzi ahantu igiye kugusanga igice kurimo, niya bwanakeye ikahagusanga, ongera wongeremo iyindi mbaraga yo kubaka, hanyuma uziririze Pasika uri mu nzu wubakiye Imana, hanyuma ibyari bikuremereye ubiture. Narimamagaye umuntu wese uri kunyumva ngaza dutangire gusenga, kandi yizere yuko Imana ije gukora mu izina rya Yesu wabambwe. Data, mu izina ryawe wagiriye neza ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, ndetse umva abatanayeli ubwo bifuzaga kuzuza inzu yawe bakayikoramo Pasika, basabye imbaraga mu ijuru urazibaha, basaba imbaraga ku mwami Dariyo, arangije arabemerera, kandi iminsi 3 bafashe yo kubaka, bakuyemo kubaka, bakuramo inzu, baratamba, barashima. Natwe turemye yuko mu minsi 3 umuntu wese ufite ijoro ryanze gucya rigomba gucya, umuntu bwari bwije bugacya, no bwari bugiye kwira bukira bugahita bucya, tusitayibone fayini mando. Turemye igitangaza turi imbere yawe Mana, wakiriye neza, ubagirira neza abacu, gira neza Abisiraheli, baratamba, baranezerwa, bararya nk'ijana zirarenga intama, baraguhimbaza kandi babona gukora kwawe. Natwe dusabye ko tubona gukora kwawe. Hira umuntu wese udukurikiye, yaba ari mu Burayi, yaba ari muri Amerika, yaba ari mu Rwanda, yaba ari Suwede, yaba ari Canada, yaba ari mu Bwongereza, ahaherereye hose, reka bwari bwije buke kano kanya abone gukora kwawe. Duhamagaye igitangaza ku buzima bwacu, nanjye mpamagaye igitangaza ku buzima bwanjye. Minsi 3 bube bukeye, abankurikiye nabo mbabwire ko bwakeye, ndetse n'abandi bwije buke. Reka umuntu wese buke tuzahure dufite amashimwe, tuyabona muri komenti, tuyabona umuntu wese avuga ngo bwarakeye. Kandi nazera yuko ubikoze, nizeye ko twumvise mu izina rya Yesu wabambwe rimwe. Amen, amen.